Yo. Zinda bite? Nziza. Wamba bari ukampa nimero ya Semuhungu ko namubuze kukuva ejo ku mutima wenda kumvamo. Mbara. Semuhungu se ndanyiguye. No, apaniri itari gucamo uheruka kuvugana nawe ryari? Mperwa kuvugana nawe ejo agiye muri our past. Hanyuma bigenda bite? Hanyuma nyine ndi live sheri. Sorry. Ndi live. Mperwa kuvugana nawe nyine agiye muri ntuza muri our past. Muri our past ejo. Hanyuma nyine nagiye kureba stories ze mbona nta kintu ya postings. Okay, ntagiriho. Umuhamagaye kuva ejo telefone ye uramuhamagara ntabwo iriho. Ko ari metero ebyiri wamfashije ukangerera mu rugo akomanga ntibibe nk'ibya gitoko. Erega imitima iraturya. Ndi guhamagara nyine ngo numve nanjye. Oya ndabizi ufite amakuru ikibazo ni ikihe Linda na mini Zinda. Erega ugomba umva uretse gato. Eric ni umushuti wacu. Eric ni inshuti yawe magara niwe uri hafi dore uramutwitiye n'ibyo mutubwira ari byo. Zinda ukuri nukuye. Eric ari. Reka nkubwize ukuri. Jewe ntago nzi Eric hanari. Uko niko kuri kwa mbere. Urumva? Byutse mbona abantu bamamagara nanjye. Eric sinzi hanari, Eric sinavuganye nawe. Eric sinzi nta kintu kimwe nyine nzi. Muri si Kigali baye uretse gato. Kigali baye New York ku buryo umuntu dushobora kukuvera umuntu dushobora kushaka tukamubura. Ukabutaza hanari muri 0 metre muturanye sheri. Okay, aho arahazi ariko ntagushaka kuhambwira. Byo birumvikana. Ntago mazi cyane. Ntago hazi. Niko kuri ntago mazi. Yego. Nk'umushuti wawe ubundi iyo atari mu rugo bari he. Ibi ngibi bisanzwe ba ku buryo Eric ava kuri telefone akabura niba mu rugo adahari. Kuko umwana umuntu avuye mu rugo nta uri mu rugo. Kandi urabona ngiye. Nanjye nyine kuko umva byagucanze, nanjye byancanze. Ko umva byagucanganyishije niko nanjye byancanganyishije. Ntago mbyumva nanjye. Na telefone ye ntagiriwe. Ntago namenya nyine ngo ari he. Undi muntu wa hafi ninde utari wowe wa Semungu twahamagara tukabaza cyangwa tubariza nawe ushobora kubaza undi muntu we wa hafi close kuri agira inshuti nyinshi no ndavugira magara nkawe ngo mubaze nta wundi muntu uzuri close kuri we nkawe ushobora kubaza ariko twese turi abashuti turi kumwe n'abandi nabo bakaba batazi uko bimeze uragira ngo kwene mbigenza gute uko umva nyine byagucanze niko nanjye byancanze. Eric ntago sinarindi kumwe nawe sinamenya ngo arahangaha cyangwa arahangaha. Ejo uvugana nawe wavuganye nawe kuri telefone wavuganye nawe kuri chat mbere yuko ejo wavuganye nawe kuri telefone ambwira hari ntuzara afite uno munsi appointment afite uno munsi twavuganye nari byo arimo arambwira ambwira yuko agiye muri our past. Yego ambwira ati turaza kuvugana ndambwira ari Kicukiro iriya our past yabereye Nyanza. Ntabwo yageze kuko yafatiwe Kicukiro. Yafashwe se kubera iki? Ndi kukubaza kandi ari wavuganye nawe bwa nyuma ndi kukubaza sheri. Jewe nagiye kumuhamagara ninjoro ko nigeze mbona post ziwe our past irangiye. Muhamagaye numva telefone ntagiriho. Nyine ndabusinabyitaho ubungu mu gitondo kubera yuko mbonye abantu barimo barambaza niyo mpamvu nari mbyitayo. Nuvuga ngo singiye mukubajije wenyine singiye mukubajije wa mbere. Nyine buri muntu ari kumbaza ngo Eric ari hehe ntabwo mbizi nese ntabwo ngiye na Eric rigaduhorana. Ntabwo muhorana ariko niwe muntu we wa hafi niyo mpamvu wamagaye Zinda kandi ndatekereza ko amakuru ntabwo wabuye atayazi. Inshuti niwe babindaye impungenge bebe. Ndabaya ntabwo mbizi pe ahubwo nanjye nuyamenye ahubwo nanjye guhamagara umubaze. Zinda kuva iwa ugera kwa Eric ni nta minota ingahe? Nta minota irimo. Mbabarira ugiyeyo umbariza umukozi ngo abantu baje gusaka kwa Semuhungu bamubajije iki? None se tunumva ahubwo ndusha amakuru. Ariko se wagiyeyo kuri ruhande bamusakaga iki? Bwira nyine bose umuturanye. Okay, ndagusabye mbabarira mu kutumara amatsiko no kujya guducira ku murongo mbabarira nyerukire kwa Semuhungu ndagusabye nkwerereza umushoferi
ugenda ubarize uvuge ngo mwaramutse abaturanyi ariko ndabizi nawe uratwara babarira tugerere kwa Semungu tumenyera amakuru wasanga turi no kuva gutya Eric yiryamye aruhutse sibyo wiseka cyane turi urira sekuragira muri njyewe ntago nzanarishu tete wenda abonye uburyo cyabavugisha akababwira yuko ndengana ntazahana none se wadufashe okay ndazira kuba ndi inshuti ye nkaba ntazahana izina nk'inshuti ya Godfather ya kera sibyo inshuti yanjye ntago ariko ntago duhorana manza umva service ngiye kugusaba shusho umva service ngiye kugusaba Zinda mfasha ngira kwa Semuhungu umumpere telefone tuvugane uwo kabyara we mumbwire inshuti ya Semuhungu ya hafi ninde muntu ufite namba umuntu wa Semuhungu wa hafi ninde ni Zinda Godfather iyo foto sinyikunze kuyihindura prakiki kigoryi uragahindurwa ibyo mu nda uragahindurwa ibyo kurya by'inkoko wagishute we ngiye mbere yuko nshyiraho ifoto nkugisha inama mani na zako kasi ya buroro ntutume ncumura kiwerewere kankuboroke kakubitwa n'inkuba ntuyikunze gakunda ubusuri wagitumbiko we ngiye nkugisha inama y'ibyo ngiye gushyira kuri profile kuri ntuza yanjye stupid nakwe ngo byagira aha kangati sense ntuyikunze kundi inkuru mbi cukana uburara ngo bakita ngo simbi makeup gazi mutapinge tugende tugera kuri 200 mani mwese mutapingira umva ikintu ukora ntago byoroshye ikintu ukora fata hano urutoki rwawe ugenda ugira ngo tapote twihuta ndashaka kureba intuza Zinda nyitaba nkunda kuvuga inkuru kumanza n'umugore wawe n'umukobwa dukundana na musaje breaking news ye nayivuga iyi niko bimeze next general yagize umushitsi w'imyaka 30 ahita apfiriwe bro ariko baze kugira umushitsi agapfira mu nzu yawe Yesu Kristo gitare cy'amahanga akagwa mu nzu agapfa okay kadi agiye heze ntuza kadi give me a second ariko se ubugiye ute ko ari nkayo yose ko nawe udashobotse kandi nagarutse nimero ye yanze nimero ya nabikoze mbizarira ko nimero ya Semungu ntabwo iriho ndabizi garuka mpamagarira umuntu bita Zinda urimo kumva Zinda ndayigira uriya mukobwa se yagera nimeza abakobwa b'ikidari ngwino kuzamuka kumva erega ngiye Godfather ikintu kimwe ngiyewe iyo mba mfite ibintu byose mba bifite mu ntoki ariko noneho kagira uko mbitwara Yesu nashimwe waragiye madam waragiye ariyo narindimo wahamagaye se mungu akubwiye ngo iki ntayiriho nimero oya senda kubujije kuri telefone bisanzwe iyi kora isanzwe ntayiriho na WhatsApp ntabwo wamubona oya se urakomeje se no kuri WhatsApp ntabwo iriho uri seriyeze bisanzwe ntabwo ihari nibwo ugerageza oya ndavuga erega none sinjye ntabwo mfite indi telefone yo guhamagaza ariko ndashaka umuhamagara bisanzwe reka nongere ubwo wasanga utabyumva bisanzwe apana kuri WhatsApp kuri bisanzwe abantu mutapinge niko ari buze kwitaba iyi Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Yesu Kristo abazimu bashye bakongoke ndapfuye Godfather amabere yikoze ntonza Yesu shindwa shetani mukubwa
ninde muntu ninde muntu ujya kurya kwa Semungu ujya kurya akaguzayo ninde Benda yabaye iki ntabwo bizi Benda mwe muretse uko bizi nyinyavanga amakuru ntayatanze ko bagiye kuza mu kanya bagaturagurika reka nze wumve haje umuntu mpendeza harya ni DJ Benda urayitwa Benda DJ General General Benda turashize ahwi ndapfuye ko difata nakataraza kazaza nahise niherera ndarira umva musharinge live habaye iki kanje neye ubwoba kumbuye semo ndamukumbuye mutapinge screen musharinge live mutapinge musharinge mwihute ntabwo ari kunyitaba hari undi muntu we wa hafi bamwita DJ ira nimba ugeze kuri uwo nguwo mbabaruta natusha hey DJ Caspi it's a grand guma Caspi winkupa Caspi turi inshuti ibi bintu bamuri gukora ntabwo ari byo DJ Caspi winkupa Caspi savanaho phone Caspi ndakubujije Caspi ntabwo wabinkora hey brother bimeze bite ko kaze kunyandikira wasa wakekwa ari cyewe uranyandikira ngo bimeze bite ibiki bimeze bite mutapinge screen s'il te plaît mutapinge screen mutapinge ikatata mutapinge screen ego mutapinge Caspi ntabwo wabinkora Caspi ntabwo rero wabinkora Caspi taba mujye mugira inshuti zo Caspi nyitaba DJ Benda iki ntabwo kiri kunyitaba ninde muntu ufite nimero ya Semuhungu nimero y'umukozi wo kwa Semuhungu harya muyango si inshuti yewe mutapinge Semuhungu namwohereje package ariko kuvejo namubuze mumbabare muri ngo Semuhungu mumbwirire Semuhungu ndamushaka please ndabasabye nimero y'umukozi Semuhungu ndamukeneye biri irija umuntu ubonera Semuhungu ndamuhereza amadolari 200 please ndabasabye ko umuntu mbonera Semuhungu ndamushaka pe Kigali yose na Semuhungu se munshakire Semuhungu ndabasabye amagara yango munshakire Semuhungu please harya gasuko sinshutiye iyi nyana y'Imana ntabwo iri kunyitaba Semuhungu ari Musanze man Godfather zamuka Kabi va Yohana ndagutegera mu tujye kumureba bwaba ari ubwa mbere ngiye gukora live ngashaka umuntu muri Kigali nkamubura ntabwo bishoboka ubwo ngubwo nahita dropping akazi mwampaye mutajya mumpembera nkabivamo kuko niko bimeze tapping screen aka kazi nabangiye kuka dropping ntakiro nubwo nani wakazi mwampaye Zinda ari kwanga kumvugisha Caspi ari kwanga kumvugisha ibi ni ibiki banyarwanda ibi ni iki zamuka ka
kamizamuka. Zinda noneho mwibaze none se namahoro se mungu telefone ntabwo iri gucamo. Zinda umugore we ntabwo telefone ari kuyifata. Kaspi inshuti ye magara ntabwo telefone ari kuyifata. Benda wamwinye ubuzutu ntabwo telefone ari kuyifata. Ndafate kindeki muhamagareze mpamagarira Benda kuri telefone bisanzwe. DJ nta kintu mufata muri iyi ntacyo mutapinge screen. Mumbabarire mutapinge screen nguyu. Murabishya nkeneye se mu kurusha ibindi byose nakeneye. Ndamukeneye pe, ndamushaka umuvandimwe kuva ejo mushaka nkamubura. Kandi noneho package yavuye muri ntuza muri Hong Kong yamaze kugera i Kigali. No singi ibi nabisobanura. Ntuza ko araje ariko yindi kora araje mpamagarira iyi telefone ngiye ndayiguhaye hamagara Benda ku telefone kandi kuri ka telefone kandi mutapinge screen birakaze. Semuhungu namubonye ejo yambaye umwenda yarambaye ya postinze ejo agiye kwibuka. Semuhungu ko telefone ye ntari kuyibona. Semuhungu ariya